reba ni imihoro 3 kuri kuguru. Hagumimana Jean Marie Vianney niwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu watemewe inka we kimwe na Mudugudu, gusa inka ya Mudugudu iyo yahise ipfa. Byumve neza umve ko uyu mwanya iyo basanga abana banje bari mu mbuga cyangwa umugore akiri mu gikoni byabira babite yarateme inka cyangwa yarateme umuntu norebe kwinga imeze ingari intungiye abana ingari mfite ubushobozi hano sinkora do mbana n'ubumuga dore baroye ibi bintu udukore ubuvugizi rwose inganje nipfa namwe mwumve icakurikiraho. Muri uyu mudugudu wa Rwunga akagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze ho mu karere ka Musanze, izindi nka 3 zatemwe sisanga izindi 2 zatemwe muri uyu mudugudu mu gihe kitageze ku byumweru 2. Usengimana David na Imanizabayo Rukara ni bamwe mu batemewe inka kuri ubu. Sanga umugabo ahagaze mu rembo ry'wanje nishoka. Ndamaza ntiko ahagaze muri rirembo bimeze bite. Tiyansubiza huko ahita atangira kunduka. Mpita ninjira mu nzu. Arakomeza arantuka. Umugore aravuga ati ushobora kugira gusohoka mugabo mugize ute murafatanye. Umugore arankingiranye. Arakomeza arantuka arambira ati karaga kuri kwishingikiriza. Mu gitondo wabyukura kugahomba. Niko yakubwiye? Niko yambyiye. Abaturanyi bari kubyumva. Leta yadufasha no kudukorera ubuvugizi. Kuko ibi bintu ntobiba. Cyumweru kimwe temwamo inka ubwo ni nk'itanu. Surukumva bibaho. Ntarafungwa undi akavuka. Kuba muri aka kagari ka Kabazungu hatemwe inka 5 mu gihe kitageze mu byumweru 2, bamwe mu baturage bati iki ni icyorezo mu kindi. Icyorezo cyo gutema inka navuga ko ari indwara yadutse mu Kabazungu cyane cyane kuko umutekano bivuze ni ubugome burenze no kuba ubugome. Ku muntu atema inka ari uko yabuze nyirayo, abonye nyirayo niwe yamanza gutema. Byo rero turumva ahubwo nkatwe mu Kabazungu mwadufasha aba bantu bari gutema inka icyaha cyabahama bakabahana bihanukiye. Ibi bintu biri kuba mu Kabazungu mutuvuganire muturwane harega ku buyobozi. Inka nizibura ntabwo ariko baratemagura. Ese abakekwaho gutema izi nka kugeza ubu bari he? CP Inyasingira Abakunzi ni umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru. Icyambere abagize uruhare muri urwo rugomo bose barafashwe barakurikiranwa n'inzego zibishinzwe, ariko iyo urebye akenshi usanga bituruka nyine ku makimbirane. Abakora urugomo, abakora ibyaha bagirana na bagenzi babo ku buryo haza kubaho kwihimura. Iyo umuntu rero afite ikibazo ntabwo akwiye kwihimura kuri mugenzi we cyangwa kwihorera, kuko hari igihe ubikora nabi bikavamo n'ibyaha bigatuma wakurikirana. Abantu bafitanye ibibazo bakwiye kwiyunga ndetse bakaba banakwegera n'ubuyobozi bubegereye bukabafasha kurenza uko umwe yakorera icyaha mugenzi we, kuko icyaha nyine gihanwa n'amategeko kandi kigomba gukurikiranwa nk'uko amategeko abiteganya. Ku rundi ruhande bamwe mu batemewe inka bavuga ko hatagize igikorwa ngo abakekwaho kubatemera inka babiryozwe ngo nabo bazahorera inka zabo. Uwayitemye afite inka ukwemeza ngo reba n'ubundi bakoze nibi bindi mwego mudukorera ubuvugizi bufatika kugira ngo abageze banayo mubadukize n'ubundi ndi mutabudukijije n'ubundi gwabo mwijyane gwo gutemagurana nta kundi n'abantu bazageramo imiryango zikagenda ziri guhurirana ziri gutemagurana kuko kwakugera ka karande ka yanzangano yabyijya bitungwa batwiciye. Nanjye mfite ubushobozi nagenda nkamutema n'undi agenda agatema ukabura uherekana ko mwega mu budukore buvugize ibyo byose bitari byagera ku ntera kw'iyo ntera. Kugeza ubu ukekwaho gutema inka 2 za mbere amaze icyumweru ari gukurikiranwa kuri iki cyaha. Ni mu gihe ukekwaho gutema izindi nka 3 nawe yahise afatwa. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda.